profe nzaza gushima nzanye ituro ryishimwe ndiwo ndabitegura ndabivuze kugira ngo niba hari uri hano ufite umutima uremerewe yumve ko Yesu agira neza. Nukuri pe najyaga ahantu gukora nta n'igiceri cy'icumi ifite buni Imana ifite inzira abavandi nkagenda nkabona 2,000 nkabona abana barariye burakeye. Muri uwo mwaka Imana intunga gutya intungana n'umugabo. Noneho nza kwigira Imana ndavuga ntari kuko nabonye umuntu bitamana ivuga usengera abantu hakaba ari ku Kinamba atari kure urabona ku Gisozi no ku Kinamba ni hafi. Mbwira umugabo nti ngwino tugende aranyumvira araza turagenda tujya kwa profeti. Sinzi niba byibuka kubera abantu benshi bamunyura imbere aradusengera aratubwira ati umugabo Imana imuhaye akazi ntago hashira iminsi ine atarumva telefone. Profe Imana yarabikoze. Imana yarabikoze. Wa mushebuja wamusabaga bari baburiye imari 3,000,000 Imana yarabikoze. Niwe wamwongeye akazi niwe bari kumwe ndarya ndishyura inzu murabona ko nambaye ndashima Imana. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe kandi Imana natwe dufasha uduha imbaraga zo kugira abo duhumuriza muri uru rugendo. Imana ihabwa icyubahiro shimwe ryanjye niryo. Ngira uwo muntu muri kwe ngo ibintu byose nibikuyobera jya ujya gushaka bamenya. Jya ujya gushaka umuhanuzi w'Imana aguha amakuru. Haleluya. Haleluya. Le palazo. Haleluya. Nawe udukurikiranye Imana iguhe agakiza, Imana iguhe gukizwa, Imana iguhe gukorera Imana. Igihe cyawe ni iki cyo kugira ngo ukorere Imana? Igihe cyawe ni iki cyo kugira ngo uve mu byaha? Satani nawe ajya agira imihigo arahiga. Yari yarahize ko mu kwezi kwa 12 ngomba gupfa ndetse n'imiyaga ibigaragaza iraza ndarwara ndaremba njya kure mara nk'ibyumweru 3 mu nzu kugera ku rwego noneho abantu batangiye kungira inama no kujya mu bapfumu nanjye ubwanye ngiye kubyemera. Ariko igihe kimwe nza kuryama nigira hirya ndagenda njya hirya ivure mbwira Imana nti se Mana hari icyo wambwiye ndetse njya nkunda kukuririmbira ko ndindiriye ko gisohora. None se nawe ujye ujyamo amadeni waba ugiye kungendamo amadeni angana kuriya mbyemere noneho ubugingo bwanjye ubweze unyure ndaceceka. Ndongera ndayibaza nti hari ijambo rivuga ngo uri umugabo wapfakaza ukabana se w'imfubye. None se Mana ubu noneho uhagaze mu ruhande rwande uyu munsi none aha ndi iki imbere yawe abana banjye ni iki imbere yawe jya ubwiza Imana ukuri. Ndongera ndayibwira ngo urema umuntu mu ishusho yawe urangije ubona ko akeneye umugore umuremera umugore kugira ngo abe umufasha we wa buri munsi. None ngiye nasigaye ari wowe ndi kureba nigira kunzu. Ndavuga nti noneho ngaho umugore aryama ivure nawe nuzu uryame mu mwanya wawe. Nimba ari ukunterura ukanjyana kwa muganga unterura unjyane. Nimba ari ukugira ngo ugaburire abana bekurizwa nuko ndwaye babuze icyo nabyo bikore nk'umugabo. Ubu noneho ngiye umupira na urambitse hasi ngaho ni wowe nuzu bikore. Ijoro ryose bucya ntigiye ku ruhande ndaguma ndyama ivure. Mu gitondo mbona Imana ikoresheje umukecuru aturutse muri Burera mu karere ka Burera araza arambwira ati nta kindi kinzanya hanga nzanwe no kukujyana kwa muganga kandi nubwo mujyana kwa muganga sinzi aho turi bwerekere nanjye ndiho ndabaririza aho tujye. CHK bamaze kuvuga ko nta burwayi babona wanyuze muri scanner ntihagira ikigaragara ariko twagiye tugeze mu nzira muri bisi nibwo umuntu yampamagaye arambwira ngo hari ahantu hari umuganga umukozi w'Imana usenga anjyanayo. Nturebe uko nguko nuko Imana yavuganye nanjye nari nananutse nashizeho ndahagarara sinshinge. Ariko Yesu ni umugabo utabeshya iyo asezeranya arasohoza. Abiringira abana b'abantu bajya babahemukira. Ndi kuri icyo gisasiro ntafite umwuka umuntu umwe nafashije kubona umuterankunga abasha kubona 2,200,000 namugujije 100,000 agiye kunyishyuza nyishyuza umunsi ndi kuri icyo gisasiro. Ndamubwira nti nta mbaraga nta bushobozi ngifite bwo gukora ariko nunsengera Imana ningira umugisha nkabona negutaha nzakwishyura. Aho yangejeje ni kure arambwira ngo wikwiheza umwuka kugira ngo kunde unyambure.
ngira imbaraga ndamubwira nti mbese aya mafaranga iyo ujya kuba warayakoreye ubu uvuza ngana iki? Ndamubwira nti icyo kora Imana inkorera ntago yankoze isoni. Ngiye kubona mbona telefone yangijeho message ivuga ngo uhawe komande ya miliyoni. Nkora ya komande ndwaye, ari abana bajya kureba abantu bari bwayikore, ndayirangiza. Naho Imana yari impishiye ko abana bazasubira ku ishuri n'ubundi nta bushobozi mfite. Iravuga ngo umunsi uzahembwa, kandi niko byagenze. Abana bagiye ku ishuri ku cyumweru, message impemba amafaranga nayibonye kuwa gatandatu ku mugoroba. Icyubahiro ni cy'Uwiteka nibyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari impamvu nanjye mbashije guca bugufi imbere y'Imana kugira ngo papa wacu azamurirwe icyubahiro. Haleluya. Ndashima Yesu, ndashima papa, ndashima Mwuka Wera, ndashima n'umukozi w'Imana yaduhaye mwiza cyane. Ni ukuri iri torero mufite umugisha. Haleluya. Mu gihe gishize nahagaze hano nshima Imana ko yampaye akazi nyuma y'imyaka 12 ndangije ndi umushomeri. Haleluya. Ariko Imana yari igaragaje. Keye nibwo bambwiye numva telefone irampamagaye bati vayo utangira akazi. Haleluya. Ndashima papa, yumve ko mushima, yumve ko mushima kubyo yakoze. Haleluya. Ndashima nanone ko nishoboje kwinjira muri uyu mwaka wa 2025 je n'umuryango wanjye. Ndi umubyeyi w'abana 3, yampaye abana ndi imfubyi y'ikinege, idafite ababyeyi bombi, idafite abo bavukana, ariko ndashima Yesu uyu munsi ko ndi mama w'abana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yumve ko nyishimye, yumve ko nyishimye mbashije kwinjira muri uyu mwaka, kandi abana basubiye ku ishuri bose ari amahoro. Icyubahiro ni cyayo. Haleluya. Nitwa Umutoni Adeline, abamagaza hano nshima Imana. Natwaye inda nyirwariraho, abantu bakambwira ko nta mwana urimo, ko ndashima Imana ko yamumpaye n'uyu nguyu. duhereze Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakora, ariko wowe ntujya uhemuka, kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Haleluya. Magaza hanga nshima Imana, ni ibintu bibiri nshimira Imana. Mu kwezi kwa 12 twabuyemo n'ibintu bikomeye cyane. Umwana wanjye w'imfura, ubwo niwe nita imfura kuko imfura yaratambutse. Mu byo mu Marene, uyu mwana yakoze impanuka baramugonga ajya mu bitaro byo mu Ruhengeri. Abadogiteri bemeza ko umwana yapfuye, baramupfuka amaso, baramufunga amazuru, ariko twumva dufite izindi mbaraga ko umwana akiri muzima. Sinzi ukuntu Imana yitamuruye, haboneka umuganga Butare w'umuzungu, aravuga ati ngiye namubaga nimumuzana uko ameze. Bashaka no kubyanga, ariko bamugejejeyo, umuzungu aramubaga. Amaze kumubaga nubwo bitinze, bamaze amezi 2, umwana yatangiye gukanguka, agenda akanguka uruhande rumwe. Ko twari tuzi, urumva muganga yakubwiye ko umuntu yapfuye kandi ari umunyabwenge yaranabyize, ntabwo wagira ikindi wongeraho. Ndashima Imana rero kuko uyu munsi umwana yatangiye kubasha kwicara, akangutse uruhande rumwe. Ubona ko nareba nubwo kuvuga byanga, ariko nibura namenye ubwenge bavuga ngo akamuga karuta agaturo. Narakubonye uri Imana idahinduka, Yesu we uri Imana idahinduka. Yesu we uri Imana idahinduka. Oh haleluya! Sema haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! Shimye Imana mfukamye. Kwezi kwa 11
nakoze impanuka barangonga nsa nk'umuntu usimbuka ukuntu wari ungonze yari umumotari aba yikubise nk'iriya moto yemuca hejuru abapfa ndasigara. Narakomeretse yego bitari cyane kuko nta nubwo negeze njya mu bitaro, naguze utunini tugabanya ububabare gusa nditahira. Mu kwa 12 nako buri buke Noheli kaba nayo ngiye Gitarama, nabwo dukora impanuka tugeze muri Feruje ara hafi ya Nyabugogo, nabwo watugonze sinzi ukuntu nabyo byagenze, nabwo nsa nk'umuntu usimbuka. Haleluya! Kimana yakuvuzeho nicyo kikurinze. Yesu nashimwe. Hari ikintu navuganye nayo njya nyebwira ngo ntago kirasohora. Icyo nicyo ndimo kuyibutsa, nicyo kidutambutsa ahakomeye. Nabwo ndatsa nk'usimbuka nkomereka yego akaguru, ariko bitari ibintu bikomeye, ariko wari umpetse n'uwari utugonze n'umugenzi yari ahetse nabo barakomereka bamara igihe kinini mu bitaro. Ndashima Imana ko yandengeye aho hantu, karangiza umwaka 2024 mpumeka umwuka w'abazima, nkaba ninjiye 2025 nyumeka umwuka w'abazima. Imana yanjye nihabwa icyubahiro. Ndayishimye uyu mwaka kuva utangiye nagiye mbona mu kuboko kw'Imana, yagiye nyuranye iminsi n'ibihe nkabona biremeye. Imana ye mu ijuru nihabwa icyubahiro, muyimpera icyubahiro n'amashyi ya special.